Kuba twatangiye tuvuga ko tugiye kwiga uburyo ushobora gukora urubuga website, web application n'ibindi bitandukanye. Uyu munsi turahera ku buryo washobora gukora urubuga aribyo website. Ese ni gute nashobora gukora website yanjye? Ese ni gute nshobora gutangira gukora website? Ese website ni ibiki? Bigizwe n'ibiki? Uyu munsi byose ngiye kubibabwira. Mbere y'uko dutangira rero turabanza tumenye ubusobanuro bwa website. Website ni uruhererekane rw'amapaje atandukanye aribyo twita web page, zifite ubusobanuro. Urugero niba ari website y'ubucuruzi, ni uruhererekane rw'amapaje menshi afite agamije kuzuza cyangwa se kuzurizwa muri iyo website y'ubucuruzi. Ubwo birumvikana ayo mapaje yose azaba afitanye isano n'ubucuruzi. Aha ngaha tugiye kureba uburyo ushobora gutangira gukora iyo web page cyangwa se izo web page, kuko birumvikana niba website igizwe na web page nyinshi zitandukanye zifitanye isano, ubwo tugiye kubanza twige gukora web page. Nitumara kumenya gukora web page, tuzareba uburyo dushobora kuzihuza. Nitumara kumenya kuzihuza, tuzareba ni gute dushobora kuzishyira online, umuntu isaha n'isaha akayaccessinga, aribyo bita website cyangwa se web page hosting. Murakoze. Ese website ibigizwe n'ibiki? Tugiye kureba ibice bitatu by'ingenzi bigomba kuba bigize cyangwa se biba bigize website. Website ubundi bigizwe n'ibice bitatu by'ingenzi. Iyo ari yo yose website mubona izo arizo zose zibigizwe n'ibyo bice. Igice cya mbere bakita igice kigizwe na HTML. HTML ni ururimi rukoreshwa muri website, ariyo iyi ya mbere. Iyi ni text markup language, niyo twita HTML. HTML mu magambo ahinnye. Iyi ntabwo ni ururimi website zose zikoresha, ntabwo ishobora kubura muri website. Ni ukuvuga nubona website uzahite umenya ko harimo uru rurimi rwitwa text markup language, ariko twita HTML. Icya kabiri ni bita cascading style sheet, ariyo bita CSS mu magambo ahinnye. Iyi nanone website zose zirayigira, zigomba kuzigira kuko ifite ibyo ikora tuzaza kureba bigomba kuba bigize website iyo ari yo yose. Icya gatatu ni programming language. Programming language, iyo programming language ntabwo iteka ari ngombwa ko website zose zizigira. Icyakora kugira ngo website ibe ikora neza igomba kuyigira. Izi programming language rero zigomba kuba zitandukanye. Ibi bya mbere birihariye, buri kimwe ukwacyo, ni language zizwi zikoreshwa muri website. Ariko iyi ya kabiri programming language, ntabwo programming language ari imwe, ni nyinshi zitandukanye bitewe n'ubumenyi bw'umuprogramu. Nk'uko tubizi, ushobora kuba uvuga icyongereza, nkavuga ikinyarwanda, uriya akavuga igishinwa, undi akavuga ikirusiya. N'izi programming language zigiye zitandukanye bitewe n'umuprogramu. Muri make iyi ni definition ya programming language. Ntabwo ari ngombwa ngo tujye muri ibi. Icyo twebwe tugamije ni ukumenya ni gute wakora website. Ibi ngibi dushobora kubimenya mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Muri izi programming language rero hari programming language nyinshi zitandukanye. Icyakoze siko zose ziba zigenewe gukora website, bona nubwo zikoresha cyangwa se ushobora kuzikoresha muri website. Izi rero zose nyinshi muri zo nzabizibagezaho. Niba witeguye kwiga, karibu ngwino twicare twige programming language zitandukanye. Hari iya mbere ni C, iya kabiri ni C++. Iyi C nzayibigisha, n'iyi C++ nzayibigisha. Iya kabiri ni iya gatatu
cyangwa se iya kabiri. Impamvu izi ngizi imwe usanga ari nka mama w'indi, zigenda zifitanye isano. Iyi Java ni iya kabiri nayo tuzayiga, Pascal ni iya gatatu, iyo ntabwo tuzayiga. Tuziga nanone Python kuko tuzaza kuyikenera, tuziga nanone PHP, Ruby ntabwo nzayibigisha, ndetse n'izindi zitandukanye. Uko tuzagenda tubona umwanya niko tuzagenda twiga, n'izo navuze ntazabigisha nitugenda tubona igihe, bitewe n'igihe tuzagenda tuziga. Izo navuze nzabigisha nizo tuzaheraho mu kwiga kwacu. Murakoze. Ubu ngubu tugiye guhera kuri iyi ya mbere, kuko iyi ya mbere nitumara kumenya kuyikoresha, nidukora paji imwe muri aka kanya, paji imwe ishobora gukora website. Nubwo twavuze ko website iba igizwe na paje nyinshi zitandukanye ariko zifitanye isano, nanone ntabwo ari ngombwa ngo website ibe igizwe na paje nyinshi. Na paje imwe ishobora gukora website, uretse ko iyo website yacu iba itari ku rwego dushaka ko iyo website tuzayigezaho. Gusa nk'umutangizi ushobora gukora website igizwe na web page imwe, ndetse igizwe n'aka ngaka kamwe, nubwo kadahagije ariko yaba yitwa website. Muri website ziri ku isi zitandukanye hari ziba zimeze nk'uku nguku, zikozwe nk'aka kamwe. Reka dutangire rero isomo ryacu ry'uyu munsi, dutangirana na HTML ariyo twabonye Hypertext Markup Language. Nk'uko twabibonye mu isomo ryatangiye, tugiye gutangira dukoresha ya software twashyize mu mashini yacu, cyangwa se twesitaye mu mashini yacu. Ni software yitwa ngo iki ababyibuka? Ndabona bamwe batabyibuka. Ni software yitwa twashyizemo software ebyiri, imwe yari seriveri, indi yari editor. Hari server twari twise XAMPP, hari editor twise gutya, twayise Visual Code Studio. Ngiyi irimo twarayinsitaye mu mashini yacu, turaza tuyifungure. Nituyifungura turaza dukirike kuri file, new file. Okay, yafungutse new file yacu. Noneho igikurikiyeho tugiye kuyisevinga, tugiye gusevinga file yacu. Turaza kuri file nanone, save as, dushake aho tuyisevinga. Twebwe reka dusevinge kuri desktop kugira ngo tuze kuyibona bitworoheye. Turayisevinga tuyise my first web. Noneho mu mwanya wo guhita dukirika kuri save, hari ahantu tugiye gukora. Turaza gukora plain text, tubone liste ya programming language zitandukanye. Si programming language, ni language, kuko hari itandukaniro ry'izi language. Ku bantu bakoresha Visual Code, ku bantu bari kuyikoresha turabona ibintu bisa, ariko ku batari kuyikoresha turaza kubereka uburyo barayisevinga dokima yabo. Turaza duhitemo ahantu hari HTML. Aha nituyihitamo, ushatse wahita ukirika save, ariko ku bantu batari kuyikoresha turaza dushyire akadomo hano, twandike HTML cyangwa se HTML, kugaragaza format ya dokima. Ese dokima yacu iri muri iyihe format? Iraba ifite format ya HTML cyangwa se HTM. Noneho nitumara kwandika biriya, dukirike save. Nidukirika save birahita bisevinga. Murakoze kubikurikirana. Noneho nibimara
tuyisevinga. Ubu fayile yacu twayikoze, dokima yacu twayikoze, hasigaye gushyira ibizagaragara ku rubuga rwacu. Ese ni iki dushaka ko kigaragara kuri web page yacu, kuri website yacu? Dushaka ko hagaragara nk'uko dokima zose zimera, turabanza dushyireho titre. Ariko mu buryo bwa kode, iyo turi gukodinga buri programming language cyangwa se buri language ya code yo guprograma, habamo ibyo twita uburyo ikoresha. HTML iyo tuprograma ikoresha ibyo twita amatag. Tag ni iki? Tag ni code zikoreshwa na HTML zigizwe n'utumenyetso twa birutwa na biruta, utumenyetso tubiri. Iyo wanditse tag name, buri tag irangwa n'icyo twita tag name, izina ry'iyo tag. Iyo wanditse kuriya uba ufunguye tag. Iyo wanditse muri ubu buryo uba ufunze tag. Buri tag muri HTML igomba kugira open tag, ari iyi imeze gutya, na closing tag, iyi ifite aka kantu kabanza hano nk'uko muri kukabona. Niyo mategeko y'iyi HTML yacu cyangwa se iyi language yacu turi gukoresha. Igomba kugira open tag, ikagira closing tag. Buri tag rero iba ifite ikigamije. Turaza kubona tag zitandukanye. Tag turatangiriraho ni tag yitwa HTML, ari iyi. Iyi tag niyo ifungura dokima ya HTML. Iyi niyo igaragaza ko tugiye gukora dokima ya HTML, nubwo twahaye dokima yacu extension ya HTML. Extension ni iyi iva kuri izina rya dokima yacu. Nukora word document azaza .word cyangwa se .text cyangwa se ikindi kintu icyo ari cyo cyose. Ahangaha twebwe dufite .htm cyangwa se .html. Gusa no muri dokima mo imbere turaza gukenera iyi tag yitwa HTML mu buryo bwo kugaragaza dokima yacu ko ari ya HTML. Ese ni gute tuduha titre dokima yacu? Tuyiha titre dufungura tag yitwa titre mu cyongereza. Title murayibona irimo, turayifungura. Nanone twongere tuyifunge nk'uko twavubonye amabwiriza avuga ngo tugomba gufungura tag tukanayifunga. Nubwo buri tag yo muri HTML iyo ari yo yose atari ngombwa ngo ifungure, hari tag zidafungwa cyangwa se zidafungurwa ngo zifungwe, uretse ko nazo haba igihe uzifungiye mwe imbere muri iyo, ukaza ugashyira nka hano ukaba urayifunga. Kuri title rero siko bimeze, ugomba kugira iyo ufungura indi ukayifunga. Amagambo atari muri tag agaragara kuri web page. Amagambo atari muri tag agaragara kuri web page. Aya magambo ya tag, izi tag zo ntizigaragara kuri web page, ahubwo nizo zigena uko ya magambo atari muri tag araza kugaragara. Nk'uko nabababwiye mubyibuke, tag ni izina cyangwa se ijambo riri hagati y'utumenyetso twa birutwa na biruta. Nk'ubu iyi ni tag, iyi ni tag, iyi ni ifunga tag ya title cyangwa se ya titre, iyi ni ifunga tag ya HTML. Iyi niyo structure ya HTML yacu. Ubwo my first web niyo titre ya dokima yacu. Iyo umaze gukora titre uza munsi ya titre, ni ukuvuga titre itangirira kuri open tag ya titre ikasoreza kuri closing tag ya titre. Noneho iyo umaze gukora titre ukora head. Head nk'uko mwandika amabaruwa igomba kugira umutwe, yego, igihimba ari cyo development,
no gusoza ariyo closing. Tuzabibona byose. Head, muri head hajyamo ibintu bitandukanye, tuzabona ibintu tuzashyiramo by'ingenzi byo kuza muri heading yacu, tuzaza kubibona, ariko reka twandikemo header part. Noneho iyo umaze gukora, iyo usoje gukora header part, turaza gukora body, iyo twita body, ubwo ni nka development. Kuri ibaruwa tuze dufunge body. Twandika body, aha muri body niho ushyira ibintu byose ushaka ko bigaragara kuri website yawe ushaka gukora. Nayo twandikamo body part. Duklike Ctrl S cyangwa se duklike file save. Ndakeka web page yacu imaze gukorwa. Ubu ngubu dushobora kuyireba tukareba ukuntu iri kuraninga cyangwa se iri gukora. Turaza tuminimize hano, tuze kuri desktop, turahita tubona my first web. Impamvu kari kugaragara muri Google Chrome nuko Google Chrome ariyo default app yo ku displayinga HTML content. Ni wowe niba kaba katari kugaragara muri Google Chrome, nta kibazo, urakirika right click nka gutya, uze kuri open with, uhitemo icyo urafunguza iyi document. Twebwe dushaka gukoresha Google Chrome. Wow, nkuko ubibona, urabona header part na body part, ariko nkuko ubibona biri kuza ku murongo umwe. Dushaka kubigaragaza ku mirongo itandukanye, bikaza hano n'ahandi hatandukanye. Iyi niyo titre yacu, my first web, iri hano muri titre. Header part yakagombye kugaragara hejuru, body part ikagaragara hasi. Ibi byose tuzaza kubibona, tuzabibona mu masomo akurikiyeho. Mwakoze kunkurikira, nkuko bisanzwe ni T-Claude. Igihe ikurikiyeho cyangwa se icyo usabwa, ntabwo ngusaba amafaranga, nubwo nayo yampaye nta kibi waba ukoze. Icyo ngusaba cy'ingenzi, kanda subscribe, usige comment y'icyo wifuza ko dukurikizaho. Ese twabikora gute, ni gute twakora neza kugira ngo ishuri ryacu rikomeze ritere imbere. Murakoze, naho ubutaha ku isomo